Kamubaze umbabarire umbwize ukuri. Wigeze wakwisiga amavuta icupa rikarinda rishira? Uzi ngo uri gukuraho dark spot ariko bikaba iby'ubusa. Ukisiga vitamin C, niacinamide, turmeric ariko ntizigire ikintu na kimwe zikumarira. Ugakoresha buri kimwe bakubwiye ko gikuraho dark spot. Kugira ngo ziveho ahubwo ukabona za dark spot zawe ahubwo zateye agatebe. Zituriye ku ruhu rwawe ntizishaka no kuvaho. Amavuta yose wakoresha nazikange. Reka nkubwire ukuri benshi batazakubwira. Mu kanya turareba ingredient amavuta koko akora, tuze kureba n'andi mavuta bakabiriza ariko adakora uko bayavuga. Turareba ingredient za nyazo zikuraho dark spot. Ku mpera z'iyi video uraza kumenya impamvu ukuraho dark spot zikanga burundu. One thing that completely changed my skin and my confidence, sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Ubundi dark spot ni iki? Dark spot ari nayo hyperpigmentation ibaho iyo melanocyte zikoze melanine nyinshi bitewe n'uburwayi aribyo twita post inflammatory hyperpigmentation, ziba zaratewe n'uburwayi wenda nk'ibiheri. Ikindi gishobora kugutera kuzana ama dark spot ni za inflammation, guhora ubabaza uruhu, ukoresha ya masabune twirirwa tukubuza, ukoresha ama scrub mu maso, mbese uruhu iyo urubabaje melanine nazo zihita zikorwa zikaza kugutabara. Ikindi gishobora kugutera hyperpigmentation ni izuba, kutirinda izuba. Ukaba ukoresha amavuta yariyo yose akesha, amavuta akaze yose. Iyo yakoresheje nukoreshe sunscreen nakabuza ugomba gusarura icyo wabibye. Ukoresheje izo actives ukajya kuzuba ugomba kubona dark spot zije ku ruhu rwawe, kubera ko izo product zongera photosensitivity, kuba uruhu rwawe rwaba sensitive kuzuba. Ni ngombwa rero gukoresha sunscreen niba uri umuntu ukunda gukoresha actives zarizo zose, yaba amavuta brightening, yaba lightening, yaba whitening, yaba izi product zose ziri active nk'ama vitamin C, ama azelaic, mbese cyari cyo cyose kiri actives. Niba utabasha gukoresha sunscreen uko bikwiye, nama ngewe nakugira nuko wakwisubirira ku mavuta yawe asanzwe adakaze ari natural. Ikindi gishobora kugutera kuzana ama dark spot ni amahormone. Amahormone nayo ashobora kubitera nko gutwita, hari melasma iterwa no gutwita. Dark spot ntabwo ari umwanda, ahubwo hari igitera cyabayeho cyateye melanocyte gukora melanine nyinshi, ubundi dark spot uhita uzibona zije ku ruhu rwawe. Ingredient yose, amavuta yariyo yose bavuga ko akuraho hyperpigmentation, abagomba kuba akora kimwe cyangwa byinshi muri ibi bintu bine ngiye kukubwira. Icya mbere, kuba atuma melanocyte zidakora melanine, mbese zigabanya ikorwa rya melanine nyinshi. Ikindi cya kabiri, zihutisha ikorwa ry'ama cells mashya, uruhu rwawe rukiyuburura vuba, kuko iyo uruhu rwawe rwiyuburuye ni nabwo uzabona ama dark spot ari kuvaho. Iyo uruhu rwawe rutiyuburura vuba, dark spot ntabwo zijya zipfa kuvaho. Ikindi cya gatatu, ukoresha product zikaruma inflammation, nko kuba wakoresha mu product yongera amazi, kuba wakoresha ama product supporting barrier uruhu rwacu rwo hejuru. Twarabibonye. Niba iyo video utarayibonye umanuke hepfo urabona video yanditseho ngo sana uruhu. Iyo ni iri bukwigishe barrier yawe ukuntu wayigarura n'ibiyangiza byose. Ikindi cya kane, igomba kuba ari product ikurinda izuba, kuko imirasire y'izuba twarabibonye ko iri mu mpamvu za mbere zituma uruhu rwacu ruzana hyperpigmentation. Niba rero ayo mavuta ukoresha adakora kimwe cyangwa bibiri muri ibyo mubwiye cyangwa byinshi muri ibyo mubwiye, ntabwo ayo mavuta akuraho dark spot nk'uko babikubwiye. Reka noneho turebe ingredient zikuraho hyperpigmentation zemejwe, abashakashatsi bicaye bakemeza. Izi rwose ni science yigendera, nizo ingredient ukwiye kwibandaho
zagufasha gukuraho hyperpigmentation. Ku mwanya wa mbere haraza niacinamide. Niacinamide ni product ikunzwe cyane, abantu bose barayizi. Niacinamide ikikora ikumira melanocyte, kohereza melanine mu ma cells yacu. Urumva ko iyo ni geste nziza. Noneho iryo kumira rigatuma uruhu rwacu ama dark spot asanzwe ariho agenda agabanuka, ukabona uruhu rwawe rwatangiye gusa hose, barrier yawe nayo igakomera. Kuko niacinamide ni ingenzi cyane mu rugendo rwo gukura ama dark spot. Ikindi ugomba kumenya kuri niacinamide nuko iyo uyikoresheje ari ntoya, ifite percentage ntoya, nibwo iguha result nziza kurenza uko wayikoresha ari percentage nini. Iyo ukoresheje niacinamide iri ku kigero cyo hejuru, tuzabireba mu buryo burambuye, yongera ama irritation ku ruhu rwacu. Niyo mpamvu niacinamide ngewe nabwo nayikuri commanding. Impamvu nayikuri commanding nuko yaba muri anti-wrinkles cream yacu habamo niacinamide, face wow ibamo niacinamide, sunscreen ibamo niacinamide, retinol ibamo niacinamide. Niacinamide wayisanga mu ma product yose. Rero iyo se ukoresha zino serum ziba ziri 10% kandi no muri product zawisanganywe, ntabwo ishobora kuguha umusaruro, ahubwo ishobora no kukugwa nabi. Niacinamide iba nziza kuri ba bantu bafite inkovu zatewe n'ibiheri, ikaba nziza ku bantu bafite ama dark spot atamaze igihe kinini ku ruhu, none ni nziza kuri sensitive skin. Gusa ikintu ugomba kumenya nuko niacinamide yonyine iguha result gake gake, ushobora no kumara igihe kinini ubona na result uri kubona. Indi ingredient ya kabiri ni azelaic acid, nayo ifasha gukuraho ama dark spot. Iyi ngiyi ni nayo ingredient iyo hyperpigmentation ziza kuba zitinya amavuta, zari kuba zitinya iyi azelaic acid, kuko azelaic acid ikora umumaro munini cyane ku gukuraho dark spot. Azelaic igabanya ikorwa rya melanine, yica bacteria zitera ibiheri, kandi iyo inflammation nk'igiheri ikize, ubwo bivuze ko n'ama dark spot nayo agabanuka. Inakaruma inflammation zindi nko kuba wakoresheje wenda tuvuge ama harsh product nk'ama scrub n'ibiki, ukarinzaho azelaic acid ishobora kugufasha gukaruma uko kwiyangiza wari utangiye gukora. Azelaic acid biba byiza kwikoresha kuri post inflammatory hyperpigmentation, ya hyperpigmentation yatewe n'ibyo biheri, yatewe n'uburwayi runaka. Ikindi iba nziza kwikoresha kuri melasma, no kwikoresha ku nkovu z'ibiheri ziri ku ruhu, cyane cyane rwa ruhu rw'abantu b'inzobe. Biba byiza kugira ngo azelaic acid iguhe umumaro wifuza, nuko wayikoresha ari 10 cyangwa ari 20%. Munsi yaho nta kintu yafasha. Azelaic ikora gakeya, ariko ako gake ugenda ukoresha gake gake igenda iguha result igaragara. Indi ingredient ya gatatu ari nayo mukuru wazo ni ama retinoids. Za retinoids zifasha uruhu kwiyuburura vuba, kandi uko uruhu rwiyuburura vuba ni nako ubona dark spot ziri kugenda zivaho. Ikindi retinoid ikora nuko igenda igafata za cells zabaye umukara ikazikura mu ruhu vuba vuba. Niba ushaka uruhu rwiza rufite ubuzima bwiza, retinoid nikabure muri routine yawe. Niba waragejeje ya myaka 25 yo gutangira gukoresha retinoid, uretse kugukuriraho ama dark spot n'ibiheri, izana gukuriraho na za fine lines tuzana iyo twatangiye gukura. Na ingredient nimwe na amavuta namwe abaho yagufasha by'igihe kirekire gukuraho dark spot utayafatanyije no gukoresha za retinoid. Retinoid zifata igihe kinini kugira ngo ziguhe result, ariko umusaruro ziguha uba ari ntagereranywa. Kandi ikindi ugomba kumenya nuko retinoid zisaba kwihangana. Ikindi zisaba ni ukuzikoresha unirinda izuba. Iyo utirinda izuba, akazi kose uba wakoze gapfa ubusa, kuko retinoid nazo zongera ibyago byo kuba uruhu rwawe rwatwikwa n'izuba, kandi izuba uko rigutwika igare kwita ubona dark spot zaje ku ruhu. Niba rero ushaka result nziza, ibande ku ma retinoid yego, unibande no kugira sunscreen nziza ikurinda UVA na UVB. Indi ingredient ifasha gukuraho ama dark spot ni vitamin C. Vitamin C zirakora, ariko ntabwo ari zose.
Vitamin C nziza ni zirimo ascorbic acid, kuko ascorbic acid ifasha kugabanya ikorwa rya melanine, ikindi ibrighteninga za dark spot usanganywe ku ruhu. Nanone ikindi ifasha nuko iha sunscreen yawe imbaraga, ku buryo sunscreen ikurinda inshuro zikubye kabiri uko sunscreen ubwayo yakakurinda. Rero niba ushaka result nziza, hozaho gukoresha vitamin C hamwe na sunscreen. Ariko nabwo niba zikugwa neza, hari video nakoze ivuga kuri vitamin C mu buryo burambuye, uze kuyireba, kuko vitamin C zigira ibibazo bya oxidation, ku buryo ushobora kuba uzi ngo uri gukoresha vitamin C kandi yararangiye kera. Uze kuyireba, iraza kugufasha birambuye. Ingredient ifasha ni alpha arbutin. Iyi iroroheje, iri gentle cyane, gusa irarenze pe. Ihagarika burundu ikorwa rya melanine zidakenewe mu ruhu rwawe. Ikuraho za dark spot ziri stubborn, za zindi zanze kuvaho burundu. Iri safe ugereranyije na hydroquinone, kuko hydroquinone iyo wayimenyereje cyane ishobora no kwangiza imbere mu mubiri, ugasanga n'impyiko zibigendeyemo. Rero mu mwanya wo gukoresha za hydroquinone wakoresha alpha arbutin, ariko nayo itarengeje 2%. Alpha arbutin ibyiza yikoresha by'igihe kirekire, nko mu byumweru 8 kugeza ku byumweru 12 nibwo utangira kubona impinduka ku ruhu rwawe. Mbere yaho uba wagira ngo nta kintu iri gufasha uruhu rwawe. Muri iki gice kindi reka turebe nize ingredient bakabiriza cyane kandi nta kintu zikora. Gusa izi ingredient zibamo akantu pe, nawe uzicuruje ntabwo wabura abantu bazihaha, kuko abantu bitewe no kutamenya skin care usanga bihutira izi shortcuts. Izi ni zimwe muri ingredient science abashakashatsi ntabwo bari batubwira ko kuko zikora. Iza ku mwanya wa mbere ni lemon, indimu, amaronji, ibintu nk'ibi. Indimu ntabwo zikuraho dark spot, ahubwo zongera irritation. Urebe aya mafoto yose ngushiriyemo hano, ibi nibyo bibazo gukoresha indimu, yaba ari ukuyikoresha mu kwaha, yaba ari ukuyikoresha hehe. Indimu zitera ibyo bibazo byose uri kubona. Ikindi zongera kuba uruhu rwatwikwa n'izuba, aho kugira ngo dark spot zawe zeruruke, ahubwo zitangira kuba umukara cyane, mbese zizigira mbi. Noneho product yose uzabona iri natural ikozwe mu ndimu, nta kintu ifasha uruhu, nta kintu ifasha dark spot, ahubwo yangiza uruhu. Nuko uzitondera. Indi ingredient ya kabiri bakabiriza ni turmeric. Turmeric noneho umwihariko wayo no ku mavuta ariho turmeric usanga bashizeho amafoto, uretse ko ziriya label ziriho amafoto y'abantu, ntabwo mu Rwanda bemera kurebaringa ushizeho ari amafoto y'abantu, sinzi n'ukuntu zinjira mu gihugu. Turmeric ubundi yagakoze pe, ariko ntabwo iri stable, yangirika vuba. Formule yayo yangirika vuba. Kugira ngo iguhe umusaruro byasaba bakoresha tekinoloji ihambaye cyane, kandi nyinshi muri izi turmeric ziri hano ku isoko ntabwo zari zageza ubwo bushobozi bwo kuba gukuriraho dark spot. Turmeric iguhe wa mumaro igukuriraho dark spot byasaba ko yinjira mu ruhu, ariko inyinshi zihagararira hejuru. Uzanabirebe, uzakore iriya mask ya turmeric, uzabibona ko uyisiga ukabona yagumye ku ruhu aho kugira ngo yinjiremo imbere. Rero kandi twabibonye ko kugira ngo product igukurireho ama dark spot ibanza kugeramo imbere, igatuma melanine zidakorwa ari nyinshi, ikuburura uruhu vuba. Ikindi ikaba ari product ikurinda izuba. Rero niba idakora umwe muri iyo mimaro, nta kintu yafasha. Na turmeric rero nayo nuko nguko, ntabwo igeramo imbere, nicyo kibazo cyayo. Inyinshi muri turmeric uzabona hano hanze ku isoko ni marketing, ni ukwamamaza, ni uko attracting abakiriya. Nawe uzanye izo product za turmeric ntabwo wabura abakiriya. Indi ingredient bakabiriza ni kojic acid. Kojic nayo ifite ikibazo cya stability, formule yayo nayo yangirika vuba. Noneho kuri kojic yo gutakaza stability ni ku kigero cyo hejuru cyane. Product nyinshi zirimo kojic ziba oxidized, zangizwa n'umwuka mu buryo bwihuse cyane. Ibyo bishobora gutuma uruhu rwawe rugira ama irritation, zishobora no gutuma melanine aho kugira ngo zive ahubwo zikorwa ari nyinshi cyane. Niyo mpamvu uzumva abantu benshi bavuga ati nakoresheje koji san cyangwa nakoresheje kojic acid
aho kugira ngo inkureho dark spot ahubwo ziba nyinshi cyane. Iyo niyo mpamvu ibitera. Andi mavuta bakabiriza ni glutathione. Glutathione ikibazo cyayo inyinshi ntabwo zinjira mu ruhu, ariko wabonye glutathione nziza inavanze n'izindi ingredient byagufasha cyane. Urugero ni face wawe yacu irimo niacinamide, irimo vitamin C, mbese irimo izindi ingredient zigufasha kuba zakuraho za dark spot zageze ku ruhu rwawe. Naho igihe ukoresha glutathione itarimo izindi ingredient biragoye, kubera ko inyinshi kwinjira mu ruhu biragorana. Kubera iki ama dark spot uyakuraho ariko naveho? Ibi ngibi ni byo abacuruzi benshi batazakubwira. Dark spot ntabwo zavaho udakoresha sunscreen, icyo cyo ntabwo cyashoboka, ibyo byo ndanabikwijeje, ahubwo uzazikuraho zibe nyinshi. Ikindi cya kabiri, iyo ukomeza kongera ama irritation n'ama inflammation, urugero urimo urakoresha ama actives menshi, uri gukoresha ama scrub, uri gukoresha ama condition, ano masabune, uri gukoresha ibiki, mbese ukongera ama irritation n'ama inflammation, bizatuma melanine zikomeza gukorwa ari nyinshi, usange dark spot zawe ntabwo ziri kuvaho. Ikindi cya gatatu, ukoze over exfoliation, uruhu rwawe ukarukorera exfoliation ikabije. Exfoliation ni 1 cyangwa 2 mu cyumweru, kurenza aho ngaho uba uri kwangiza uruhu, nabyo bizatuma ama dark spot akorwa ari menshi. Indi mpamvu ituma utabona result ni uko akundi ushaka result zihuza, ushaka result mu byumweru 2, kandi ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda. Ibyo bita bituma uhindagura amavuta, ugasanga uruhu rwawe ruri kujya ndaruhinduka kugira ngo rwadapte ya mavuta mashyashya uruhaye. Ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye. Hyperpigmentation ivanwaho na kwa kundi uruhu rwacu rwiyuburura mu minsi 28, abandi mu minsi 40, abandi mu minsi 60. Niba ushaka ko uruhu rwawe ubona rwavuye dark spot, tegereza ibyumweru 6 cyangwa 12, nibwo uzatangira kubona uruhu rwawe ama dark spot avaho. Mbere yaho uri kwibeshya, uri kwiruhiriza ubusa, uri kwiyangiriza ubusa. Consistency guhozaho ni ingenzi kurenza gukoresha product zikaze cyane. Ugomba kwibandaho no gukoresha product zikurinda izuba. Niba utirinda izuba rwose nta kintu amavuta yawe azakumarira. Ingredient ziza zishobora kwanga kubera kutirinda izuba. Ikindi ugomba kumenya nuko ntabwo dark spot zivaho kubera guharara, ugaharara amavuta runaka ngo agezweho, ntabwo ari ibyo ngibyo bizagukuraho dark spot. Ikizagukuraho dark spot ni ukumenya uruhu rwawe rukeneye iki, ni ibiki bikuraho dark spot, ni ibiki ngomba kwirinda. Niba ushaka kuzikuraho, koresha ingredient zemejwe n'abashakashatsi bakemeza ko zizikuraho koko, kandi uhozeho ube n'umuntu wihangana. Na barrier yawe ukoresha ibintu bituma itangirika, ukoresha amavuta kongera hydration, ukoresha amavuta atuma bya binure biri mu ruhu rwawe bitagabanuka. Iyi video yagufashije, ukande kuri like, unayisharinge mugenzi wawe kugira ngo twese dusobanukirwe uko ama dark spot bayavura, kuko uruhu rwiza rukenera kumenya siyanse ya nyayo.